fasha akaniko kawe nakugeneye none neza uragenda ukangana ntabwo uzi ko nsigaye mbamo hari abimbwiye uburyo saa natambuka ubu tuvuga ko hari ugiye utambuka ariko bite ni byiza hano hose usigaye wambara ntambara uku nyine byiza bya kigali warabiwe uzi ko ukize vuba ntabwo ari cyane turebe ubu ntuza ntiyagize ntabwo aragira ndetse ubu ahangaha niho uri muri iyi minsi ni ubu igipangu ko ari cyiza ntabwo gikari uba muri iyo nzu ndi kureba ngo kiriya kigatera yego abona impamvu wabyimbye amabuno yerwa bayateka ko pana na mama wawe ntabwo mperukana nawe gusa ndamuvugisha rero muraherukana we ndabavugisha si ubona ntafite umwanya wo kujyayo kubavugisha biba bihagije reka ntabwo ari ngombwa ko duhura uri gukora iki usaha ngaha niho nsigaye ntabwo ari uko nikaryasi none tuvugisha ukuri igipangu cyiza nk'icyo kiri sibyo hagarara hamwe igipangu nk'icyo kiri hano si kwa mirima si kwa sowa uri no mu kazi ubu tuvuge ko utazi igihe maze naravuye mu rugo ni uburaya nyine naravuye mu rugo ikindi kandi narakoraga ntabwo nabaga nicaye uri kubona se ntarafite ibyo nageze ko numva ushaka kubigira intambara ariga birambabaza hano none wowe ubona uzaguma muri aya mashati wagiye ukora ukiyambika neza none nanjye ngiye gushaka ugiye kunshakira ibigore byapfuye amagara ahubwo se ngo ikifite n'umuriro kimeze hari ikidada kimeze neza kiba hariya kibyaye kangahe kabiri gusa se kabiri gusa ni igikara n'inzu igikara n'inzu ubwo se uko nakurangira igikara nawe uri iki ntabwo byava murabe umva se afite amabuno reka ntabwo nagushaka ariko wasanga afite utuguru duto tumeze nk'utwo mubu rwose ameze ate ameze neza ntabwo ahubwo rero ntabwo hanimero akurusha ikigo si uri kubona wenda nako kwanza wowe ni amapate se imbaho amapape nayo ngegeza aciriritse n'imbaho naho ubundi aha kindagira nkinyereza nkirebera ariko utarinze kunyereza nta kindi kintu wakora utarinze kunyereza nta kindi kintu wakora ubu ntabwo wumva ko wanamukuraho inzu nose abo bana yababyaye nta mugabo nawe numvise numenyaga impamvu uri hano icyo kigabo icyo gisaza cyakuguriye inzu uri kugira ngo ikigore cyacu yataye aricyo nanjye utangira ubwo barakabanye uwamugukora era uko bisa kose ntabwo ari umusaza umusaza afite nawe utese ibyo ngibyo biragaragara utinde se shaka ari mu mufuka nawe umugore wese ni umugore agera kumubwirira none se ahubwo tubona ahubwo se ntituraza tukibanira kuri ubwo se turabana muri iki mfitemo umukozi mfitemo n'umugabo urumva urabuje uri umugabo wa kabiri najya ndara mu kindi cyumba se ugira ngo yabi ahubwo se wahamye hamwe ngaguha nimero mukavuga reka n'amafaranga nabura ibihumbi 20 byo kwishyura gato biri kungora nganyumvira hayi mani iminsi mike nyamara twaba none we reka nkubwire tugiye gukina dore ngiye kuguriza 40 numara kumufatisha ubona uzayanyishyura ukireho n'inyungu
urabona telefone yanjye ukuntu ishaje ndi kujya mitegura kandi gashyashya none ugiye kuguha amafaranga yo kuyishyura inzu hoya ndakuvuga uyaguramo telefone kuvuga ngo numpereze icyo kinomero urugo rudata nkarufatisha hagundi urusiga ahubwo mama uzi ko uza kumuhungu ariko uzajya umundongora naho 079 ubwo rero akikuvugisha yitwa na n'ubu karacyashize nambwira ngo ufite akazaga rero genda umuhamagare tuzasubira nanjye kajya kazashira nta kibazo nzakubwira bye bye gira umunsi mwiza sekundema waje ndagukeneye ubu n'amasaha ndagushaka cyane cyane kimaze imyaka 5 cyinjiye n'ikiza n'iri zuba shaka kirambagure kandi kigire kirambagure shirika nkubaza nk'iyo umbeshye kungurira inzu uzashize igihe kingana iki buri impamvu rero natinze sibyo hari ibintu nari ndi kugutegura so reba kano gataje aka niko kawe nakugeneye none ntabwo wambeshye nizere ko Superman Cyakabare Superman Cyakabare ntago nomero zawe nazibonye rwose ntabwo nari nsanzwe muzi ni kinini maze igihe kinini rwose ni ukuri nari maze igihe kinini buriya tunahuye wabusanga tuziranye kandi burya naranagukunze cyane mbona uri umwana mwiza ahubwo ushaka ko twabonana n'ukuri rwose twahuye cyane pe ni ukuri cyane rwose ndumva ugishaka kandi rwose icyo gihe twabonana nta kibazo niba uri kuva mu kazi duhurire kuri ya foto iri kuri kaburimbo urakoze kandi nishimye rwose kubw'icyo cyizere n'uwo mwanya umpaye
kazi se ndabona umeze neza kabisa nimero yawe se nimero yawe buriya ntabwo nawe umuntu wakunze umuntu ntabwo umuntu wakunze umuntu ntabwo wamuburira umwanya cyane ntabwo wavuga ngo wabura nomero se narazishatse nyine ngazibona hari ahantu buriya yewe kuri ukuntu nagukundaga yakoze ngo reka ngende turasubira mu kanya wasanga ari yanjye iri kuntesha umutwe reka nzuguhe mbwira ndebe andika 0 karindwi 13 24 uri kubona atari we muhamagara kambereke ngo tugiye kumukorera ngiye kumuhamagara ngewe n'ubundi ngandira nk'ibintu yamaye ambeshye ngo ni inzu cyangwa izi nzu imfunguzo zanyumiyeho izi mfunguzo nizifungura inzu yambwiye ndetse zo murebe tujye kumukorera tugiye kumwigisha isomo umuntu wifata agakora ibintu bimeze kure noneho nanone nyine nakinishaga nawe uri twese dukinisha ngaho ngiye kumukorera ibintu nawe ubwanyu bimuha isomo ku buryo azajya agenda afata nimero imwe akavuga ko ari imwe yafashe utamuhaye isomo yazabikora n'abandi kamuhamagare basanga uruhare n'undi uri kumuhiga niyo kintu ngiye gukora ngiye kumuhamagara mubwiye ko nkeneye ko duhura ndabizi neza arankunda araza mu rugo ariko ubwo ndumva atari uko amunzi ntabwo ari urukundo mu mubyazi sheri w'inzu umeze gute se ndagukumbuye gusa ndi kumva umeze nk'umuntu urenze naribiwe ngwino duhure sawa kandi ndagukunda naribiwe ngwino ndebe mu rugo naribi sawa araje ngiye kumukorera ibintu ku buryo agiye kwicara akiga bimubera isomo ku buryo n'ikindi gihe atazongera gutekereza guhindura ubundi yabivuze ko dutandukanye kuko ntabwo ari buze niyo mpamvu igiye mu rugo noneho ngewe wazasanga musanganire ku muhanda ntabwo nshaka akagera mu rugo hejuru y'ibyankoreye aze kureba n'aho mba azi ikibazo nari mfite cyane nta byasheri mba twumvikane rero twumvikane ibintu dukwiye kumvikana sheri wabaye iki nabaye iki uri kwirirwa mbaza ngo nabaye iki urarwaye ndwaye iki ndwaye umunwa nta byasheri have nta byasheri twumvikane ndakubitse ese burya ni wowe mwebwe se mwakoze nta soni baturutse mugiye kunkubita fasha nakoze iki nta byasheri yewe n'undi munsi ntuzongere kunyirisha nta byasheri uri kunyumva haguruka nagiraga ngo mumenyeshe n'undi mukobwa uri kunyumva iyo wifashe ukadukinisha ibyo byanyumwe ko muri mu mahoro ahubwo se mwana bayo utazongera bagutabara ibiki ujya gufata ibyawe mereza hano zacu mereza hano n'izawe genda
undi munsi ntaho wari waragiye nayo wagiye gukora akagabo n'agatekamiro. ubu se tuvuga ko nawe ufite uteka imitwe Nta mitwe njyanika. nimba nawe ufite uteka imitwe bizaguhira wenda byabwira wowe ntabwo watekeye Ariko musa neza. gusa uri kubona njyewe kariya kagegera ukuntu kari atugize Nta kibyabo muvuganye na nuza se n'umwe bita Pogba kumbona ye. inde Ese ntabwo umuntu bita Pogba. none se ubu ngubu none wahe umva ibyo twari turimo nanjye iki Urushyi wamubise birarangira ndarukwishyura kwanu base ko mazi. uri kubitande Wowe urivanze mu bitakureba usanga wishumurije ingazi uri kubitande urivanze mu bintu bitakureba manzi urushyi uri kubitande ntari zimwe byari buvuye mbere yo kuri ubu tuzabanza umbwire niba undusha akaboko cyangwa undusha akaguru nta soni abo uduhungu tw'iminsi mwese ubundi kuzi kwita mu mata y'isazi utazi ko atokora uzi ko byagenze ntabwo ubizi